ushije umwana we w'ikinege. Abandi baderekeza he mada, abandi baturajyaye. Yesu aravuga ati ko mbona abantu barira bayisiga. Ari ukuntu umuntu arira. Twari ku rupfu rwa Theo, Pastor Theogene, ibintu nabonye birakagenda byonyine. Noneho ukajya ubona abantu barahirya, noneho ukajya ukabona n'undi akajya kubita agatekera hano akakubita hano, ariko yageze nawe wareba hano ukabona hatose uti nawe yarize. Hari abantu bazi kurira batazi uwapfuye. Hari abantu bambara bakajya mu bukwe batatumiwe kuko bumvise ko bazaba burimo ibiryo. Kurira hari igihe urira, ukarizwa n'abo wabyaye, ukarizwa n'aho washatse, ukarizwa n'imyaka ufite. Noneho abantu basigaranye umutima mubi n'ubugome, bahinduye amazina y'abantu yanditse mu irangamuntu. Isengero umaze iminsi mu rusengero, ubu hadutse ngo imvugo ngo umukobwa ukuriye mu rusengero ngo yitwa Rumarinkwi, ngo ni ibishyimbo by'ibigugu ngo bya Rumarinkwi. Umuhungu nawe uhasaziye ngo ni Gikurukuru, bakirengagiza ko Gikukuru yuhuye na Rumarinkwi bishya vuba. Ati nguwo aho nyuze bati ngicyo, abo banyoze bati. Ariko Yesu aravuga ngo yemwe abarushye, aleluya, namwe abaremerewe nimuze munyisangire ndabaruhura. Mwemere kuba abagaragu banjye, munyigireho kuko ndumugwaneza, kuko kunkorera kutaruhije. Dore shadare ibintu bitarushya ni ugukorera uyu mugabo muziranye ntibirushye. Dufite abantu bazi gukinira mu bikomere by'abandi, dufite abantu bazi gukinira mu nkovu, mu ntabire z'ibikomere by'abandi. Ariko Irembo Ryera TV, Irembo Ryera TV. nanjye ndabaramukije mu izina rya Yesu. Amen. Mwaramutse neza. Amen. Kadufate Bibiliya dusome ijambo ry'Imana. Nanjye mbaganiriza akanya katari kanini, amasaha nayo nahanye nari mashyira ayandi. Hanyuma dushima Imana kubona Mama Siriro. Mama Siriro no mutagatifu. Abantu bose bigeze kunshiraho mbona niwe usigaye mvugisha, abandi bose ngo bambonamo abadayimoni. Dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Umubwiriza igice cya 3. Hagati aho turatanga intashyo. Mu mugoroba washize twari mu Gatsata, hano heza cyane bararamo kuwa kane basenga Imana. Bari batubwiye ngo tuze kuramutsa abantu bose, turabaramukije rero. Reka dusome igitabo cyo Umubwiriza igice cyaho cya 3. Turasoma umurongo wa mbere. Ndashaka kubaganiriza ijambo ryitwa imbaraga z'igihe. Hanyuma umuntu wese Imana imufasha. Imbaraga, gira umuntu kwegera ngo imbaraga z'igihe. Igihe ndimo mvuga ntabwo ari 5:15, oya. Igihe ndimo mvuga ntabwo ari 12 za mu gitondo. Iyo Bibiliya yavuze igihe ntabwo ibivuze 7:45 isaha y'amakuru, ahubwo ibivuze iminsi runaka izaza cyangwa ihari, ariko ikabinyuranye n'iyo dutekereza cyangwa n'iyo twibwiraga. Yesu ashimwe cyane. Icyo gihe rero Bibiliya yo yakivuze neza, yabanje kucyita ngo Imana igenera ikintu cyose igihe cyacyo. Yakise neza, yagihaye ubugororangingo bwiza, yagihaye izina rizima, yanagisobanuye, iragitotora, irakivuga kugira ngo umuntu wese acyumve. Namara kucyumva amenye ukuntu aza guhagarara mu gihe. Ndashaka rero kubaganiriza. Urabona ko ari ngewe mutoya muri mwebwe, ariko nubwo naba muto sinabura inama mbagira. Yesu ashimwe cyane. Igihe iyo kihari, ubwoko bwose cyaba gifite, iyo umuntu atamenye guhagarara mu gihe cye,
ahomba ataragera ku mugambi. Iyo umubyeyi atamenye guhagarara mu gihe cye mu rugo, rusenyuka rwita abadayimoni kandi ari we warwisenyeye. Iyo Barakagira ntamenye guhagarara mu gihe cyanjye, nirirwa nanduranya, nirirwa nabaye ikindi kubera ko ntamenye ko icyo gihe ari cyo nashyitsemo. Iyo umuyobozi runaka kuyobora abayoboye bo mu minsi y'imperuka biragora. Igihe mu gitandukanye n'amasaha, mu gitandukanye n'iminsi, mu gitandukanye igihe, mu gitandukanye n'iminota tujya tugira no kuba turi hano, ubwo nicyo gihe nyine turimo aha. Bibiliya abisobanuye iravuga ngo Imana igenera ikintu cyose igihe cyacyo. Nimumfashe rero dukosora ijambo dukunda gukoresha rivuga ngo igihe n'igihe cyacyo, ubwo ntiribaho. Nibyo ra? Igihe n'igihe cyacyo ubwo ntikibaho, ahubwo ni ikintu n'igihe. Ubwo ni ukuvuga ko igihe n'igihe cyacyo ntibibaho. Nitushaka kuvuga rero ngo igihe n'igihe cyacyo, rya jambo turaba turyishe, turaba turihereye aho rirangirira tugarutse kuritangira, ntacyo tuba tuvuze. Umuntu uvuga ngo ni igihe n'igihe cyacyo nta kibaho, ntacyo abavuze. Ahubwo Bibiliya yo yabitubwiye uko tuzajya tuvuga ngo ni ikintu n'igihe cyacyo. Ubwo niba bavuga rero ngo ni igihe n'igihe cyacyo, nimba ku wa gatandatu ejo hano hari ubukwe, ni urugero, bisobanuye ko insengero zose ari igihe cy'ubukwe, zose zizashingiza. Ntabwo ari byo, ntabwo ari cyo gihe, ahubwo ni igihe, ni ikintu n'igihe cyacyo. Ni ubukwe bwabaye ariko buba ku gihe cyacyo, umunsi wacyo. Amen. Nituvuga ngo ni igihe n'igihe cyacyo, ubwo nimba nyewe Barakagira nje kubwiriza ubutumwa hano iwacu muri ADEPR hano ku Kacyiru, biraza gusobanuka ko izindi nsengero bari zibuzifunge nka bari igihe ujyayo, ko ni igihe cyo kuvuga ubutumwa. Ubwo abandi baraba bafunze, mbanze mvuge nze no kujya hahandi. Ntabwo rero ari igihe n'igihe cyacyo, ahubwo ni ikintu n'igihe cyacyo. Ubwo ni ikintu cyo kuvuga ubutumwa hano uyu munsi, ni igihe cyo kuvuga kuri ngewe, kandi n'ahandi harakinguye, abakozi b'Imana bose bariyo barimo baravuga ubutumwa. Amen. Nituvuga ngo ni igihe n'igihe cyacyo, nitujya kuri moruge kuzana umuntu, birasobanuka ko abantu bose bagomba kujya kuri moruge gufata umuntu, kandi amaduka arakinguye, amatariki yo kwishyura imisoro yageze, abantu barajya gushyingura uwabo kuko nibo bamuzi, natwe abatamuzi tujye mu kazi, kuko si igihe cyo gushyingura, harashyingura abapfushije, abakora nabo bajye gukora. Ntabwo rero igihe n'igihe cyacyo kibaho, ahubwo ni ikintu n'igihe. Bisobanuka nimba ushonje, ubwo twese turajya mu nzara, nimba ari igihe n'igihe cyacyo. Oya, ni igihe cyawe. Nimba nijuse, bisobanuka ko abantu bose bijuse. Oya, ahubwo ni ikintu n'Imana ikigenera igihe cyacyo. Dusome rero, haranditse ngo ikintu cyose, ubwo se ko mubyumvise ra, ikintu cyose kigenerwa. Kuko iyi ntabwo ari insigamugani, ni inyumvikanisha jambo, ntabwo ari insigamugani. Ikintu cyose kigenerwa, usome twumve, igihe. Noneho n'icyagambiriwe munsi y'ijuru cyose gifite umwanya wacyo. Mwumve ibintu rero bisekeje. Kuki bivuze ngo ikintu cyose kigenerwa igihe cyacyo n'icyagambiriwe munsi y'ijuru? Bisobanuka ko hari ibintu Imana igambirira iri hejuru aha, hanyuma hakabaho n'imitekerereze yacu inaha, twebwe dushobora gutekereza. Nkaba nicaye hano ariko nuzuye umwuka mubi, ninjye ubifite njyenyine. Ukaba wicaye hano wuzuye ubutindi n'ubugome, ari wowe ubifite wenyine. Ni imigambi yawe wenyine, nta wundi muntu mubiziranye, ni wowe wenyine. N'ibyo bintu rero wagambiriye mu mutima wawe, wanjye, ya twese, igihe cyabyo kizagera bijye hanze. Munyumvire, n'icyagambiriwe munsi y'ijuru cyose. N'icyo umuntu agenda agambirira. Kugambirira ni ikintu utekereza wenyine, ntukibwire ugitekerezaho akazabona wagishohora. Nibwo uzabona umuntu agambirira kwica uwo bashakanye bararanye ntabimenye. N'icyagambiriwe munsi y'ijuru gifite igihe cyacyo
kizagira ahabona, cyaba cyiza cyangwa kibi. Bwira umuntu kwegereye ngo ibikurimo bizajya ahabona, byaba byiza cyangwa bibi. Nibigera igihe bizajya hanze. Amahirwe y'abarokore twe tugira, imitekerereze yacu iba ari myiza, niyo mahirwe tugira. Iyo bigiye hanze, bijya hanze ari byiza, Imana niramburirwa amaboko. Ariko imitekerereze y'abatizera, imitekerereze y'abo twita abapagani, batekereza kugira nabi bakazabisohoza, rimwe na rimwe agatekereza kambivuge nyine niko bivugwa, agatekereza kwica umuntu, akabigambirira, akazanagerageza kumwica, ntamwice ngo apfe, akamukomeretsa bikarangirira imageragere, imigambi ikabigiye hanze. Hari umugabo wicarana n'umukozi mu rugo, akajya amureba akavuga ati umugore yahinzuka gatoya agiye atigira ikarangira ashinzwe gufata ku ngufu no guhohotera abana bato. Imigambi yayigambiriye abana n'umugore ntiyabimenya, Imana ijya hanze. N'icyagambiriwe munsi y'ijuru gifite umwanya wacyo. Noneho umva rero akantu karyoshye ku barokore. Ahari wowe bazateranira kukurwanya, urumva barabigambiriye, bazajya ubateranya, bazahaguruka mu nzira imwe batatangiriza muri zingahe, muri 7. Hanyuma rero dushobora kugira ba bantu bazi gushakisha ijambo ry'Imana mu amakosa, kavuga ngo ubwo se ngo abantu babibabaho. Usomeza buri ya mbere, nusanga nta babaho, ubwo utaha amahoro. Abantu babibabaho na Bibiliya irabavuga. Hahirwa umuntu udakurikiza ubwo se ni imigambi y'inkoko, ni ababise mwumvise bavuga ngo hahirwa umuntu udakurikiza imyabirire y'inka. Mwumvise bavuga ngo hahirwa umuntu udakurikiza imimokere y'imbwa. Bavuze umuntu udakurikiza imigambi. Ababi ni bande? Abantu babibabaho. Nukuri ko Imana abantu babibabaho. Niba mugira ngo ndababeshya, na Yesu yabonye abantu babi, arangije aravuga ati mugenda mubwire iyo ngunzu ngo ndakora umurimo uyu munsi n'ejo. Igitabo cya Bibiliya ntagatifu yo muri mwene Siraki aravuga ngo za Nyiramuhari n'ingunzu zikwiye kuba mu ishyamba, ntizikwiye kuba mu bantu. Icyagambiriwe muri abo bantu babi cyose gifite umwanya cyagenewe. Umuntu akabaho agambiriye kuzica umuntu, uburyo bwose yakoresha, kuroga umuntu, kugenza kwa noneho hariho systeme ziyica rubozo mwe mutazi. Apana iki, umuntu akakwicisha ururimi gake, bakajya gusongesha ururimi rubozo akoresheje ururimi, akagusonga indwara twe tuzi ko ari indwara z'ibyaduka, ariko ni indwara z'imihahamuka, zo guhahamuka. Yesu ashimwe. Haranditse ngo hariho igihe cyo kuvuka. Ubwo ni umurongo wa 2 twagezeho muri Bibiliya, ntimuzifunge. Hariho igihe cyo kuvuka n'igihe dusangira ijambo. Hariho igihe cyo kuvuka. Hanyuma nimundeba ariko nimubumbe Bibiliya. Ndatangaza ko umuntu wese uri hano mu rusengero, nanjye, ubyanga ubyemera uzapfa. Imana muzapfa. Nanjye nshobora no ariko wavutse imyaka yamara, yavuka yapfa arimo abyarwa bamubyara. Abavuka baravuga ngo yabyaye pfuye, ariko aba yamubyara. Yavamo imaze ukwezi, aba yabaye yaratwise. Yavamo imaze 3, yavamo 7, yaviramo 9, yagera ku isi agapfa. Aravutse ariko kugeza ate? Yamara umwaka 2, 10, 20, 30, 20. Uko byagenda kose ngo yazana imvi yatazizana, byanze bikunze arapfa. Yaba umunyabwenge, nahoze numva icyegeranyo cya Salomo, numva ukuntu umwamikazi w'Isheba bahari ya Ethiopia yazamutse akajya kumusura, akajya kumubaza amakuru. Numva ukuntu Salomo hari ibintu muri Bibiliya bitanditse, icyegeranyo
igihe bishaka kutwangisha Imana y'ubusirimu, isi ikadushuka itubwira ko dukwiye gukora cyane. Iminsi twabayemo twarajijwe, kandi ndabibutsa yuko tugiye gutera atari igihe cyo gutera, biraka bikazima. Tuze tuvuge ko abantu twese tutazi gukora. Nagomeje nitegereza umuntu uri hano urwaye, ni umubyeyi winjiye none ufite imbago. Abantu mwese mufite ingingo zuzuye. Ubu nukuvuga ko aya maboko yacu atabishobora, iyi mitwe yanyu ntiyakwikorera, aya maguru yanyu ntiyazinduka, aya maso yanyu nubwo bamwe mwambaye amarinete mutakireba neza, ntimwabyuka hakeye nibura mukatambika. Ubu se nuko gukora tutabishobora, ahubwo nuko atari igihe. Noneho uwagezeyo wahiriwe n'amasinda atarimye, usanga yishongora ku bantu ngo ariko habuze iki, ngo ariko ubuhaye habuze icyo wari warabuze cyagiye. Ku Imana igenera ikintu cyose igihe cyo gutera n'igihe cyo kurandura. Muzi ko iyo uri mu gihe cyo gutera, mureba ko turi mu mpeshyi, uzi ko usanga ufite akarima k'igikoni abandi bararira, wowe itonde. Urushinge ruterwa ku kaboko ni narwo batera ku kibuno. Itonde. Hariho igihe cyo gutera. Iyo uri mu gihe cyo gutera ubishyize hose biraza. Ariko iyo uri mu gihe cyo kurandura, iyo ufite ibyangombwa byo gusana barayisenya, kandi aribo babikora, kuko ni igihe cyo kurandura. Ntacyo. Ariko Yobu yanditse ijambo ryiza, avuga ijambo rindyohera umutima, aravuga ngo ntacyo, haracyariho ibyiringiro, izina ry'Imana nirihabwe icyubahiro. Hariho igihe. Ejo bundi nahuye n'umugabo arimo arira nk'abana. uko duhurira he? Hafi n'urusengero rwa Deperi mu Busanza, manuka kwa Bamuriki ugiye kujya Samuduha. Harira akajya turika akaboro, avuga nti karabaye iminsi rwampaye irageze. Noneho numva mfite imuha, nkabona uwo mugabo ni umusirimu, nahambuka umuhanda. Ntababatase witoreye ngo 56 baguye muri Nyabarongo, ngaho ngo umugabo yisha umugore n'abana be 3 yabyaye. Igihe cyo kwica. Ngaho abanyeshuri ngo baricanye muri senti runaka, igihe cyo kwica. Ngaho runaka ngo bamuhaye icyayi arwaye mu nda arakenyutse arapfuye, ngaho runaka ngo bamuhaye ibiryo arapfuye. Ngaho abandi
abandi babicishe mu mutwe biriwe bagenda, ngaho abandi isi bahaye uburenganzira, nusama inda udashaka uyiturumburemo, ni uburenganzira bwawe, ni igihe cyo kwica. Ariko Bibiliya ndayikunda, ihita yongeraho akaryoshye ngo ni igihe cyo Imana yirukana ikirere n'umwuka w'ubwicanyi wugarije isi, iduha umwuka muzima, iduha umwuka mwiza mu izina. Igihe cyo gusenya n'igihe cyo kubaka. Abantu baraho senya Kangondo bururusha, kandi ari igihe cyo gusenya. Narinuye mu gishanga none barayishenye, kandi ari igihe cyo gusenya. Bibiliya icyo gihe kibaho cyo gusenya kigakurikirwa n'igihe cyo kubaka. Noneho hari ikintu cyaneje, hari ngushyira mu yindi yo hejuru. Inyumvire, ibibazo byawe ni inyungu z'abandi. Ibyaseka byo mubireke bareba hungu bane y'ubwoba kubahwa byago. N'umunsi nangiye kuza hano nyine tugira ibyago, n'ejo bundi twagize ibyago. Mama munsi igihe twamushyinguye ku wa 4, ubwo nibwo najya naba imfubyi sasa, ariko sinyibayo. Kuba njyewe ngufite sinicuza wa Mana we, kuba njyewe ngufite simbyicuza uwera, kuba njyewe ngufite simbyicuza wa Mana we. Sinicuza rero. Babahungu bisanduku rero mubareke Cyprien. Ati iyi ni 60, ni 18, ati ni 45, mukamugurira. Ndamubwira nti nkaturira kuri iyi 180. Aragira gutya atari ko boss we, ati ubu ntabwo uzi ukuntu season imeze, ati hangane nugaruka nzagukaturira, muri iki gihe nta bakiriya twaboye. Cyangwa si ibyago ubu nyine ategereje ko nzagaruka ngo nkaturire. Ariko arumva ko nzagaruka. Ahubwo Imana iragusaba guhagarara mu gihe utanduranyije, n'igihe ubyara umwana akakunanira ukibaza ati yo mbimenya se mubyara, nawe akakubwira ati ese iki gihe kigezemo cyitwaramo ne. Bibiliya itanga igisubizo cyiza, iravuga ngo imfatiro zisenyutse umukiranutsi wanjye azabeshwaho no kwizera, ariko nasubira inyuma umutima wanjye ntuzamwishimira.
igihe kikwambika ubusa warigeze kwambara, igihe kigukura mu bagabo gasigara ujya kubabumbira amatafari warabakodeshaga izawe, igihe kikogosha umusatsi ugasigarana uruhara, igihe kirakunamika warahoze uri umusore wijaye utarura ibyuma gasigara ugenda dore umeze utya ubaza ngo ninde unyuza aha. Igihe cy'iminsi idashoboye Imana ntigikore, igihe kirakirangiza. Muhumure, igihe cyo gusenya. Umukecuru araza, yari afite abana hano batuye hamwe baheruka gusenya mu kazu kangana n'ibirenge bibiri bifatanyije na saro, bahashenye bamwihera inzu mu Busanza. Ejo bundi yarambwiye ati pastor, ntabwo gende pasiteri nuko ariko nyine, ariko kandi ntabwo ari inkoko n'igi ntituzi ikibanza, ari igi n'inkoko ntituzi ikibanza, ubwo rero nta nicyo bitwaye. Kandi umukobwa niwe uvamo umugore, ariko umugore ntiyavamo umukobwa, ubwo ntacyo rero kuba umuntu yamamagara pastor nta kibazo. Ati pastor ni karame, ati wamenye ntihoya, ati ndi wa mukecuru wibanye, ati ahantu byarakunze, ati nyuma barahatwirukana, ati ubuntuye muri etaje ahantu bita mu Busanza. Urumva we yarungutse mu gihe mwe murira, atuye muri etaje mu Busanza, ariko uri murarira ngomba kuko ni igihe cyo gusenya, abandi ni igihe cyo kububakira. Gira umuntu kwegera ngo pole sana. Igihe cyo kurira n'igihe cyo guseka. Hari igihe uba mukarira ukabura n'umuntu wakubwira ngo pole, wajya unarira abantu bakavuga ko wadanganyitse, bakajya bavuga ko ari we nyirabayazana w'ibikubaho, ya mugore w'injiji, ya mugabo w'iki, bakakongeraho irindi zina kuri ayo marira. Amaso agakanu tarira, aho nyuze bati nguwo, aho nyuze bati ngicyo, aho banyibaze bati ariko Yesu aravuga ngo yemwe abarushye, aleluya, namwe abaremerewe nimuze munyisangire ndabaruhura, mwemere kuba abagaragu banjye munyigireho kuko ndumugwaneza, kuko kunkorera kutaruhije. Dore shadare ibintu bitarushya ni ugukorera uyu mugabo muziranye ntibirushya, ko kunkorera kutaruhije kandi umutwaro wanjye tareme. Namwe muzabona uburuhukiro. Abantu baruhutse mwavuza ngo aho, abantu baruhutse muvuga ngo aho, oya si amen, aho muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu. Kurira hari igihe urira ukarizwa n'abo wabyaye, ukarizwa n'aho washatse, ukarizwa n'imyaka ufite. Noneho abantu basigaranye umutima mubi n'ubugome, bahinduye amazina y'abantu yanditse mu irangamuntu, isengero umaze iminsi mu rusengero, ubu hadutse ngo imvugo ngo umukobwa ukuriye mu rusengero ngo yitwa Rumarinkwi, ngo ni ibishyimbo by'ibigugu ngo bya Rumarinkwi. Umuhungu nawe uhasaziye ngo ni Gikurukuru, bakirengagiza ko Gikukuru iyo uhuye na Rumarinkwi bishya vuba. Hariho igihe bizahura ndugo yangu. Noneho dufite abantu bazi gukinira mu bikomere by'abandi, dufite abantu bazi gukinira mu nkovu, mu ntabire z'ibikomere by'abandi. Ariko nzi ko umucunguzi wanjye ariho kandi amaherezo azahagarara mu isi. Igihe cyo kurira n'igihe cyo guseka. Byarabaye kuri wa mugore wari upfushije umwana we w'ikinege, abandi baderekeza he mada, abandi baturajyaye. Yesu aravuga ati ko mbona abantu barira bayisiga. Ari ukuntu umuntu arira. Twari ku rupfu rwa Theo, Pastor Theogene, ibintu nabonye birakagenda byonyine. Noneho kajyona abantu barahirya, noneho ukajya ukabona ngo yagiye akajya kubita agatakira hano akakubita hano, ariko yageze nawe wareba hano ukabona hatose uti nawe yarize. Hari abantu bazi kurira batazi uwapfuye. Hari abantu bambara bakajya mu bukwe batatumiwe kuko bumvise ko bazaba burimo ibiryo.
kamubaza ngo ni ubwande, ati ndaje nkubwire. Uraje umbwira ugiye kubaza izina rye ry'ubu. Hariho igihe cyo kurira ukarira kubw'impamvu, ariko hari n'igihe abantu biriza ukajya uvuga ati karabaye. Ariko hariho n'igihe cyo guseka. Igihe cyo kuboroga n'igihe cyo kubyina. Amasiri y'amagambo. Baravuga igihe cyo kurira, hasi baravuze ngo ni igihe cyo kuboroga. Kurira no kuboroga bitandukanira. Ntandukanyiriza mu masiri. Kurira uburizwa n'ibintu byoroshye, ariko none bagize igihe cyo kuboroga. Uwo wumva rwose ntaho. Mubyeyi aragira ati kurira uburizwa n'utuntu tworoshye, ubwo abantu murimo murira mufite utworoshye. Kuboroga ubona ntabwo. Ngo kuboroga uba nta butabazi mwongerera imbaraga zo kukubabaza. Yego. Hanyuma rero kurira ni iby'umuntu bikiri bibisi. None iyo kurira gushoje hiyongeramo kuboroga. Kuboroga rero ni iki? Ni ukugenda ubwira nutakubajije. Hiriwe mama siri amakuru barakajya se wowe niwe utarabimenye rega. Noneho kwa kuboroga gutuma nutakuza kumenya. Niyo mpamvu bavuze ngo hariho igihe cyo kuboroga n'igihe cyo kubyina. Kwa kuboroga niko kugushakira abakiriya bazagufasha kubyina, kuko wabwiye nutabwirwa. Iyo rero Imana iturikije igitangaza, bamwe wabwiye uboroga nibo baza gushima no kubyinana nawe nubwo byaba bitabarimo. Ndabizi niwe uzajya kumva umuntu arimo aragutanga ubuhamya kandi kera wari uhari. Kubera iki atabutanze cyagiye? Nuko abona uwo munsi afite ishusho yo kukuvuga. Igihe cyo kurira n'igihe cyo kuboroga, igihe cyo kubyina n'igihe cyo kujugunya amabuye n'igihe cyo kuyarunda. Ibi ntabwo ndi bubitindeho. Igihe cyo kuhoberana n'igihe cyo kwirinda. Ndagira ngo rombwira abantu bavuga ngo ntawe unsura ko ari cyo gihe. Ninde wantumira mu birori byose? Ninde wantumira mu nama ye? Nicyo gihe uri mu gihe cyo kudahoberana, kuko umuntu ahoberana yageze aho abantu bari. Harohoberana n'igiti se? Umuntu ahoberana n'abantu. Rero umuntu ahoberana yageze aho abantu bari. Nimba uri mu gihe gituma utajya aho abantu bari, wiveba Imana n'abantu, nicyo gihe. Ahubwo menya ngo ndagihagararamo gute. Igihe cyo guhoberana n'igihe cyo kwirinda guhoberana. Ni ukubyirinda nyine. Nigeze ndamutse umuntu nambaye igipira kigera aha. Hari ukuntu abantu bajyaga bava i Kigali, n'abahungu bajyaga bava i Kigali, harimo bitwa ba Manuel, harimo bitwa ba Daniel nyine uriya yahoze avuga, bakaza bambaye inkweto yitwa Timberland, bambaye ibintu by'ibipira byabagaho umuhungu witwa Shagi ufite igishenete ukuntu, bakaza abahungu bambaye ibintu by'ibipira n'ibipantaro byitwa Porsche Bombe, ukamureba ukavuga ati nanjye nzajya i Kigali no kuri kwima. Wamwegera kumuramutsa ugahita akubwira ati kuri mu gihe nyine kitari cyo guhoberana. Uri mu gihe kitari cyo guhoberana. Dusome. Igihe cyo kwirinda guhoberana, igihe cyo gushaka n'igihe cyo kuzimiza. Ibi bihe bijya bibabaho? Ibi bihe bijya bibabaho? Uzi ko umuntu acuruza amakara agashyiramo n'incenga ngo arebe ko akadobo kakuzura, bikanga gahomba. Ni igihe cyo kuzimiza. Uzi ko umukobwa akundwa n'abasore 7, 8, 9, 10 bose bagashinyana umushinga bakemeza itariki, kuri iyo tariki umuhungu akakubwira ati ntabwo nkibirimo. Ni igihe cyo kuzimiza. Uzi ko udepoza ku kazi ahantu batumyeho abakozi, ukadepoza ukandika iretere, kuko ari igihe cyo kuzimiza. Wajya kugura irobo y'isukari bakagupfunyikira mu iretere yawe, ukibaza ukuntu yageze muri botike. Nta muntu urahura n'urupapuro yadepojeho barumuhayemo irindazi cyangwa isukari muri karitsiye. Uru rupapuro ko rudepoje ahantu rwageze muri karitsiye rute? Ko ni igihe cyo kuzimiza nyine. Bigomba kuzimira. Bigomba kuzimira. Ntabwo birababaho mwebwe. Yesu ashimwe. Ni igihe cyo kuzimiza. Turi mu gihe abantu barimo bashakisha uburyo bwose ntako tutagira ngo dukora, ariko bikanga bigashya. Turi kuzimiza.
n'igihe wizera umuntu ukamuguriza ukamubura umubona, arangiza ati zana abagabo. Uretse ko jye nararahiye aho kukuguriza, aho kunguza 10,000 nzajya nguha 2 ushaka abandi 5 baguhe 2. Singiye gupfa nawe ubusa. Nagurije umuntu 13,000 arambwira ngo nzayaguha kuwa 6 apfa kuwa 4. Nzajya nirinda kuremererwa rero. Yesu ashimwe. Igihe cyo kuzimiza n'igihe cyo kwimana n'igihe cyo gutanga. Ndashaka kuhugura abantu. Ntagira umuntu wongera kuvuga ngo gira ntacyo akima. Cyari kirya gihe. Bene wacu ntacyo bakimariye, cyari kirya gihe. Yagufashaga atari umukobwa atarinjira mu nshingano z'urugo. Ubu yahuye n'umugabo udakora nawe ukeneye kurya uri mu mibare ikaze. Yagufashaga mu kibani wanyu, uyu munsi wa none yarimutse aba mu nzu iruta iyo yabagamo. Imibare ntihura, ni igihe cyo kwimana. Nirenganya abantu. Bene wacu bari Burayi nta kintu bama barakize, uzajyeyo nibwo uzamenya ko bariyo bakize. Yahuye n'umuriro, turi muri harakonje cyangwa harashyushye, umuriro wariyongereye, byo kurya byariyongereye. Yahahishaga amayero 50, uyu munsi arahahisha 300. Ubwo urumva imibare n'igihura, ari mu gihe cyo kudatanga. Mwirenganya abantu. Runaka abandi bajya gusura bene ari mu gihe cyo kudata. Ibi bintu rero byasohoye mu iteraniro no mu itorero, n'abarukora icyo gihe bakigeramo, wareba mu biturisho ugasanga nta kirimo. Nibwo usanga abashumba batangira kuvuga ngo umunsi ngo dusenga cyane, ngo ari ibyago byateye, ngo abantu ngo barimanitse, ngo bafite imirimo mu mufuka, ngo Imana izabica. Nta kizabatwara, ni igihe cyo kudatanga nta gihari. Sabica he? Ni igihe cyo kudatanga. Ko Bibiliya yavuze ngo aho igihe cyo gutanga n'igihe cyo kwimana kibaho. Rero imibare idahura uwo munsi. Ariko mwibuka ko hari n'igihe itorero rigira urumbuke, ugasanga amaturo ntuzi aho yavuye, ugasanga ibintu biraryoye. Hari n'igihe ugira ngo abantu bose babana n'ubumuga bw'intoki. Ko n'igihe none se birahura na season y'ubuhinzi, bikubitane n'abana basubiye ku ishuri, bikubitane n'ideni ry'abandi ku wa 4, bikubitane na magana. Uyu muntu arazana amafaranga mu rusengero cyangwa arakemura ikibazo cy'abamukanuri. Ni igihe cyo kudatanga, yakemuye ibyihutirwa. Hari undi we wigeze avuga ngo itorero ryangiramo abakire gusa, ngo bose bakorera ahangaha. Warabasuye? Ati narabasuye. Ati aba bantu bagomba kujya bama 10. Ndamwitegereza, ntese warabasuye? Ati wabajije ari amaduka yabo uvuga ngo arimo za miliyoni 70. Ati burya se uzi uruhare rurimo ko rumwe ari urwa Beka urundi urwa Equity, ayaba ari nk'ebyiri na 500. Ngo aya ngo ntuzabimenya. Rero mwivuga ngo abantu barakize, ngo bafite ibikorwa, ngo baracuruza. Ntabwo ari wowe bacururiza, bafite undi muntu wabahaye komisiyo bakura wayo bararira nawe bakamusubizayo. Nugira umugisha agatekereza ko muri ya yandi yakoreye harimo umugisha w'Imana, azayazana. Ariko nabicyo azayarya kuko aragiriye abandi. Ni igihe cyo kudatanga. Igihe cyo kudoda n'igihe cyo gutabura. Ni naho nshoreje. Mariza umuntu kwegire ngo igihe cyawe ugihagaze mute. Hari umutayeri uri hano? Hari umutayeri uri hano? Umuntu uzi kudoda? Hari umutayeri uri hano? Ngwino ma. Ngwino. Ndashaka ko duhagarara ahantu mwese muturuzi giyewe nawe. Hari hakurya muraturuzi twese? Nta muntu ufite igikwembe kizinze neza ngo akime. Igihe cyo kudoda n'igihe cyo gutabura. Hano muraturuzi twese? Hano ni sawa? Wiriwe neza? Nitwa Barakagira Pascal. Naguriye umugore wanjye igikwembe, ariko ndashaka kumukorera surprise angana na nuriya mubyeyi.
wamfasha kino gitenge ukakinkoreramo akaribaya keza, ukagikubitaho twa tuntu twanyu tw'abagore njya numva twitwa koroneri na borodero, niba ari borodero niba ari boroderi, ariko keza gafitinga. Uyu se umutayeri tugira mu biciro. Ahamagaye wa mumama bangana no muki wanjye. Iki gitenge sigicinguriye sigisha. Sigisha. Uyu mugore nituvuganye uzandodera nzaguha angahe? Nzamuha 10. Ekambe mukubise avance nk'iya 6. Azanye metero aha ngo nirarishe ngo aha nirangere, niko mubyita, niba ari ngaririje narangere na bya bindi. Ngize ibyago igitenge cyanjye nyiguza menshi, ngihaye umutayari waje kwishakira amafa, igihe cyo gutabura n'igihe cyo kudoda. None ibi bintu bitabutse bishaka gutaburwa biri imbere y'umutayeri, nta muherera mfitiye. Twagiye gupima igitenge, twagiye kugipima, dore ngo nuko babigenza. Uramubona nakizanye ari sawa, dore uko atangiye kukigenda. Kizinge bareba, ongera ugikata hano, kubitamo imakasi mama. Ni igihe cyo gutabura. Mutayari yari amafaranga nta mikino afite, ibyo kuba igitenge kiguhenza n'ibimureba. Imana ifite gahunda, ibintu byo kuvuga ngo urababaye n'ibiyireba. Muri uwo mubabaro wawe irimo irarememo ikintu gikomeye, iragutabura wanze ukunze, iragutaburira kutabura. Hanyuma rero umubyeyi yagiye, ngwazanye twatuntu babandikamo twitwa firizorina, kubisamo igitenge aragicagaguye, barakagira ndayakanuye. Ni hano hantu hazaba iki? Nzagaruka ku kireba ryari mama? Nzagaruka ku kireba kwa kabiri nkasanga saa 10. Hanyuma igitenge cyanjye siza gitabaguye, ambwiye ko nzaza kuwa kabiri saa 11, kirimo imikeke yagicagaguye, ariko umutayeri niwe uzi icyo arimo adodamo. Mbwira umuntu kwegera ngo Imana nizi kirimo kuremamo muri ibyo bice, ariko kugutaburaho emera bagutabure. Umutayeri araza kugukuramo ikintu kigushyira ku isoko. Emera rubanda bagutabure, emera abagome bakuvuge, emera abanzi b'Imana bakwirukankane, emera ubuzima urimo bukubabaze, emera abakwanga babishyira no ku mugaragaro, emera wamburwa ijambo. Ariko hariya haravuze ngo igihe cyo gutabura n'igihe cyo kudoda. Irimo ikudoda iraza kugukuramo akantu keza. Muhaguruke mwese, muhaguruke mwese, muhaguruke mwese. Shyira ibiganza byawe ku mutwe utya, subiramo ngo Mwami Yesu umwigishe kubara iminsi yanjye, uburyo butuma ntunga umutima w'ubwenge, kugira ngo mbashe guhagarara mu gihe cyanjye natsinzwe, nzasohoke mumeze nk'izahabu, kandi izina ryawe ricyamamariye kuri jye. Mbyizeye ntyo mu izina rya Yesu, amen. Umugisha w'Imana ubane namwe, hanyuma mugomeze muryoherwe n'amagambo y'Imana. Shalom shalom.